Imana impaye kuri iyi tariki 24 z'ukwa gatatu 2024 ujye muhora mukibuka nk'urwibutso mbahaye. Ikindi mbaraga muzakunda Imana mukunde n'igihugu cyacu kuko babivuze igihe tuzazinduka tugiye gutora muje murabo mu bambere, igihe tuzazinduka tugiye gusenga muje mugera mu rusengero mbere kugira ngo ibyo byombi mubitunge mubone kurama. Imana rero ikomeze urugendo rwanyu kandi izabahire mu izina rya Yesu. Munyemerere mama mumushirize ya mpano hanyuma nawe agira icyo abwira abana. Ngiye kwirirwa gushimira cyane ni ukuri Imana yaradufashije, umwana wacu yatubere umwana mwiza, ntabwo twabivuga ko tubirondore. Byinshi yadufashijemo uburyo umwana w'imfura aravunika kuko umutware yaje kubivuga. Uyu mwana tubereye urugero rwiza, aduhaye agaciro k'ababyeyi. Turashima kugira ngo agaciro aduhaye nawe Imana nimufasha nawe azakabone nk'uko nawe akaduhaye. Kandi ikindi turashima ukuntu nje byandenze kurikije ukuntu nabonye mwaje mwadutahira ubukwe. Ni ukuri twishimye cyane. Ku ibyo namuteguriye imbuto z'ubwoko bwose kugira ngo uzagere iwe mu rugo rwe ntazigere haburamo imbuto, kugira ngo uzamusura azaje agerayo amwakize imbuto. Murakoze. Ifoto y'urwibutso mushimira umubyeyi ati ibyanjye ntunze 50% n'ibyanyu 50% nanjye bizashajisha kandi nimugera ku rugo bahaye impano. Mwongere mubakomera abashyi. Burya ababyeyi nabo bashyira abana amaboko bafite baba barenga bahinguka. Hari impano umukwe yabateguriye, ni ukuri ngo ni ntoya agereranyije n'agaciro baha, ariko umwami Imana ajya bimana ibyo mwerekejeho ibiganza babere byiza. Abifuza ko bazi banyohenekera babere abagaragu, marayika murinzi uzi gutanga imirimo y'abagize neza, namwe umunsi mwashaje azamara gukibagira ku nyanja y'ibirahuzo. Kasabe ababyeyi ba Edward, uyu mwanya ni uwanyu. Turabamenyesha ko tunabasaba ngo ntihagire utaha, hari amafunguro, niyo mpamvu tubaje impano kugira ngo tuze gufungura ntawe ufite birantega. Reka nsabe kuko impano ibiremereye babanze bafate ifoto y'urwibutso babaha impano abana, hanyuma mwirambikaho, hanyuma tubanze ijambo. Yesu ashimwe. Uyu mwana ni murumuna wacu. Uyu mwana twabanye neza, ababyeyi bacu bakimara gusinzira ahesha icyubahiro umuryango. Si gakeya umwana akura atandukanyije na bakuru be, bikunze kubaho, ariko ntabwo yigeze agaragaza imico mibi. Haba mu mashuri abanza yayize neza kandi ari n'umuhanga, aje mu yisumbuye ayiga neza, ubu na kaminuza ari hafi kuyirangiza. Uyu mwana rero ni bucura bwacu, kugira ngo tumwubake nanjye ndamuha intama 2. Urugo rwe rwuzura amatungo kandi abazarugendamo bate kuzarubikiriramo inzara. Imana ikomeze kumwubakira mu izina rya Yesu. naje uyu muhungu namuhungu wawe ni umwana wanjye ariko ni umuhungu.
kumusuzugura ntabwo yigeze gufata nkaho ari nyina nanjye nkurikije ukuntu uyu mwana rwose yakunze mbese ntabe yakoze isoni nanjye mwemereye intama bafata ifoto y'urwibutso igisobanuro cy'intama inkotanyi zibohora igihugu imbere yazo hari intama n'iy'agaciro gakomeye Yezu nawe yisanisha n'intama byongeye kandi burya abatunzi iyo ufite ishyo ritarimo intama ntabwo uri umutunzi wuzuye tubakomera amashyi dukora ubwatsi buriya yaravuze ngo ndagatama ka Yesu ndanezerewe cyane niyo mpamvu nayo munyemerere dukure ubwatsi tubashikiriza impano papa utaragenda hari impano abana babageneye umukazana kugira ngo ubwo agera mu rugo namwe muzavuge ngo umukazana atuva iwabo ajya iwacu yaduhaye impano. Munyemerere uyu mwanya tugiye kwakira abadata abajyanama bakoranye na Edward banyemerere ubwo n'abajyanama b'ubuzima ahari muri aka karere kacu ka Musanze b'amasantere de sante banyemerere batera intambwe niba bari bugufi hanyuma haze mu gihe batambuka Emerance na Evariste nabo bigire bugufi batanga impano. Abadata manager banyemerere batera intambwe abadata manager bakorana na Edward uyu mwanya ndabona basesekaye. Aleluya, aleluya. Turashima Imana ku bwa Edward kwakira Janine mu muryango w'ababyeyi. Edward ni umuhinzi, ni umworozi. Twe nk'abadata manager twakoranye nawe twifuje kumuha isake izajya imukangura kuko hari igihe Janine yatuma asinzira agaherayo. Murakoze cyane.